nongeye kugusuhuza wowe uteze amatwi Twivugire TV. Iyi ni TV ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byerekeranye ku mateka y'abantu cyangwa se ku nkuru zibavugwaho nk'iyi minsi cyangwa se no mu gihe kizaza. Uyu munsi rero ngiye kubabwira amakuru avugwa kuri ku cyamamare cyanyu muzi nka Cristiano Ronaldo, muzi nk'icyamamare mu mupira w'amaguru ku isi hose. Cristiano Ronaldo rero muramuzi, ni umukinnyi watwaye Ballon d'Or zigera kuri 5 ndetse akaba ari n'umukinnyi, akaba ari mu bakinnyi 5 ba mbere hano ku isi bakoze udutendo tugiye dutandukanye. Cristiano Ronaldo rero ku izi saha yagaragaye akina amafilime agiye atandukanye. Bamwe mbese mu bantu cyangwa se mu banyamakuru bagaragaje ko Cristiano Ronaldo yaba yatangiye kwinjira mu bintu byo gukina filime, aho yagaragaye akina muri filime nka Fast and Furious Final, nka Titanic Sea ndetse n'izindi filime zigiye zitandukanye. Cristiano Ronaldo rero akaba yafashe umwanzuro wo guhindura kariyeri ye. Bavuga ko ari uguhindura kariyeri, ariko sinzi niba azakomeza gukina na football. Ariko aya mashusho nayagaragaye aho Cristiano yinjiye mu gukina filime, ndetse akaba yemeza ko filime agiye kujya azifatanya n'umupira w'amaguru. Hagati aho rero abafana be cyangwa se abamukurikira bari kumva iki kiganiro nibandike muri comment, ese koko Cristiano Ronaldo akomeze yinjire mu bintu bya filime cyangwa se abyihorere agume yibere icyamamare muri football byonyine, ibya filime abyihorere. So guys, rero muhure muri comment. Ngende Mustafa, iyi ni